neza nizere ko rero muri amahoro twari tumaze iminsi ihagije tudahurira kuri uru rubuga cyangwa se ntaboneka cyane. Amasomo yabaye amasomo byabaye birebire, kwiga, akazi n'izindi responsibility umuntu afite, birangora kuri codinga ibitabo cyangwa se n'ubundi bumenyi. Ariko ubu ngubu mfite nk'ibyumweru nka 2 by'ikiruhuko, nizere ko byibura tuzagira umwanya nyine wo kongera kugira ibintu bimwe na rimwe dusangira. Nguhaye ikaze rero nanone, nitwa Bukize, tukaba dusangira ibitabo ibijyanye n'amasomo se cyangwa se business. Nizere ko ukwezi kwa 12 wagutangiye amahoro. Nyuma rero kubura umwanya wo gukora video n'umwanya wo gusoma ibitabo bisanzwe, ntabwo navuga ko wabuze 100%, ariko nyine biragoranye. Nyuma rero y'amasomo natangiye ibitabo, maze gusoma ibitabo bigereranyije, ariko bimwe muri ibyo birimo nahereye kuri iki gitabo nashaka kukirangiza. Ni igitabo kivuga kuri Elon Musk, umuherwe uriya washinze SpaceX, akaba ari umwe mu bagize Tesla. By the way, Tesla ntabwo ari iye, ndetse muramuzi, akaba ari umukire wa kabiri ku isi. Nyuma yaho nasomye iki gitabo cyitwa Don't Be a Wife to a Boyfriend. Iki cya Elon Musk ni biography. Iki ngiki rero akaba ari 10 lessons I learned when I was single. Abakobwa mwakigerageza. Ikindi gitabo rero ndi gusoma ngeze hagati ni igitabo cyitwa Gay Girl Good God. Iki ngiki kikaba cyaranditswe na Jackie Hill Perry, akaba ari umwigisha. Ushaka kumurira kuri Instagram, ari mu bantu nkurikira kandi nkunda pe. Uyu mama rero akaba yari umuge aza guhinduka. Noneho ikindi gitabo ngeze hagati cyitwa Can't Hurt Me. Iki gitabo nacyo ni cyiza. Byari abantu benshi bazi uyu mugabo, niba ugirira kuri YouTube videos, ibintu nk'ibyo ngibyo. Byose ntabwo nabibabwiraho muri rusange ukuntu bimeze, surtout ko ibi bibiri ntabwo ndabirangiza, ariko minsi iza nzaba nabirangije. Icyo navuga nyine kuri makeya kuri ibi bibiri, nabyo navuga gatoya. Iki ngiki cyo kivuga ukuntu abagore bakompromisinga, abakobwa bakompromisinga, abakobwa bari single bakompromisinga, ugasanga nyine umwanya wawe, resources zawe uzemvesishe mu muntu utari we. Ugasanga nk'umuntu wenda muba muri state zitandukanye, mubonana buri kwezi, ariko niwe uhora ujya kumusura. Harimo nyine amakosa menshi uyu mwanditsi w'iki gitabo Shonda agaruka nyine avuga abakobwa bakora impatience, akavuga ukuntu abakobwa babaho bari desespere, ukumva ko nyine umuhungu adahari uri bupfe. Ariko nyine as long as utangiye, igihe watangiye kumenya valeur yawe, kwikoraho, kumenya ko ibyishimo byawe, happiness yawe idependinga nawe, ibyishimo byawe bituruka kuri wowe, bidatangwa n'undi muntu, ibintu byose birahinduka. Wagisoma ntabwo ari igitabo kibi. Ikindi gitabo nari mvuze ko navugaho gatoya ni igitabo nyine kivuga ku buzima bw'uyu mugabo. Uyu mugabo ari amafaranga arayakwiye. Urebye ibintu byose yagiye atangira, niba uri umuntu ufite business, niba uri CEO, niba hari akantu gato ushaka gutangira, iki gitabo nacyo recommending, kuko cyerekana ubuzima bwose uyu mugabo yaciyemo. Muri make rero akaba afite ubundi igisekuruza gituruka muri Amerika. Grandpa biwe basekuru be babaga muri Amerika, ariko papa usekuru we yari engineer, afite noneho na helicopter. Umunsi umwe rero abwira umugore we, kuko bakundaga amaventure, abwira ati rero iki gihugu turagihaza, igihugu cya Amerika, reka twigire ahandi hantu. Baraflyinga na famille yose bajya gutura muri Afrique du Sud. Niko uyu mugabo mama we yaje kuvukira nyine muri Afrique du Sud. Noneho rero arahaba. Noneho uyu muhungu rero akaba arakundaga ibitabo, abanyeshuri bandi batamwiyumvamo, bamwanga ukuntu yari nerd nyine kuva akiri mutoya. Nyuma yaje kuva muri Afrique du Sud, ariko kuva akiri muto yakundaga ibintu byo
gushaka kuvumbura utuntu games, yakundaga guhimba ama games. Nubwo yari umwana aza kujya muri Canada rero, ariko kugira ngo ajye muri Canada still yararimo arakurikira inzozi ze, yari afite nyine icyagamije yiga muri Canada. Nyuma yo kugera muri Canada aza guhura n'umugore we wa mbere babanye. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bantu nyine bashatse abagore benshi, afite abana barenga 5 niba nibuka neza. Ava muri Canada akaza nyine muri Amerika. Ikintu cya mbere nyine aheraho akaba ari ugushaka uburyo abantu bashobora kuzava gutura ku isi ntibizarangira, ariko byibura bakaba bashobora no gutura no kuri Mars. Ubundi byakorwaga na NASA gusa, byari ibintu muri Amerika nyine bahariye ikigo runaka. Noneho ikintu nyine gihambaye Elon yakoze nuko ibikoresho bikora ibyogajuru ubundi Amerika yabiguraga hanze, yabiguraga mu Burusiya, yabiguraga mu Bashinwa. Ikintu uyu mugabo yakoze rero, yagabanyije igiciro cy'ibyo bikoresho kandi noneho bigakorwa muri Amerika. Yabonye amasoko menshi ya leta, amabiliyoni n'iki byose, ariko nk'umuntu nyine mu entrepreneur wakigiramo ikintu cyitwa persistance no kumenya na confidence. Ni umugabo ibintu byose yatangiye akora abantu bamuseka. Story irimo iri très intéressant niyo muri Tesla, kuko navuga Tesla ntabwo ari iye. Tesla niyo yasanze abandi bantu barayitangiye ariko batazi ibyo arimo arabitwara. Ibintu byose Elon yapropoje abantu bumvaga ari ibisazi. Reka mvuge kimwe mu bintu nakunze bikanyimpressiona. Niba uzi Tesla uzi ko ifite ikintu kimeze nka computer imbere. Ababwira ko ashaka kira kintu mu modoka nta muntu wabyumvaga. Abantu nibwo bwa mbere byari bibayeho, ariko akavuga ati niba dushaka kugira nyine telefone izi abantu bakoresha z'ama iPhone iyo ngiyo murakoresha ubu ngubu, akavuga ati nta kuntu nyine niba ugira computer muri telefone yawe, computer sinzi niba ari byo navuga ya, niba ugira mudasobwa muri telefone yawe nta kuntu ushaka kubutayigira nyine mu modoka yawe. Ni ibintu yagiye challenging ibintu byinshi nyine byari bisanzwe muri industry ya automobile yo gutwara abantu. Bavuga ukuntu bagiye izindi company za Ford n'ikizose bagiye bagerageza kumurega ngo yagiye yiba ibintu n'ibintu byinshi. Anyway, iki gitabo wagisoma. Iki ngiki cyo uyu mugabo rero akaba yarakuze ari umwana wo muri famille y'abakire, babakire muturanye nanjye duturanye, babandi ubuzi ko ubuzima bwabo buri perfect, et pourtant ntago ubuzima bwabo bwari bwiza nkuko byagaragaraga inyuma. N'umwana wakuriye ahantu mu bakize mu bababis ariko mama we akaba yarakubitwaga buri joro na papa we. Mama we akaba ari umugore utarigeze ujya mu ishuri na gato, yari wa mugore washakanye n'umugabo ufite amafaranga arangije amugira igikoresho. Noneho abafite abana 2 b'abahungu. Minota iragiye reka turegeraho. Bafite abana 2 b'abahungu. Papa wabo akaba yari afite casino na bar bajyaga gukoramo, bari batuye ahantu heza bafite amafaranga pe. Noneho ariko aba bana tekereza ko ku myaka 8, 9, 10 bakoraga mu kabari kasi. Bavaga ku ishuri, mama wabo akabatwara akabajyana mu kabari, bakajya kubarira papa wabo niba ari uguhanagura inkweto kubakina za bowling n'ibiki byose. Aba bana bakabikora. Saa 4 z'ijoro ibitotsi byabica, bakaba baryamye aho ngaho mu kabari. Bagira imana saa 7 nyine bakabaterera bakabashyira mu modoka ubundi bakabatahana. Uyu mwana rero uyu mugabo yitwa David Goggins. Akaba, please Google this guy. Anyway, akaba rero yari na obese arimo arakura. Bavugamo ukuntu mama we yaje gutandukana na papa we. Bavuga ko inshuro nyinshi mama we hamagaye polisi yagera aho ngaho mu iyi ngiri inkuru y'impamo nayo ni biography. Yagera aho ngaho muri iyo quartier kavuga uti nta kuntu uyu mugabo n'ubukire n'inzu byose hashobora kuba habamo violence nyine conjugale. Mama we rero aza gutoroka, agatorokana abana be nyuma, ariko umukuru kuko inguye ne mutoya biramunanira kuba mu cyaro, yaramenyereye nyine kugira ibyo bintu byose, akongera nyine agasubirayo akajya kubana na papa we. Sindakirangiza. Jackie rero, Jackie biroroshye kumenya ibya Jackie, ariko ikintu nakunze muri history ya Jackie atangira iki gitabo avuga ukuntu Imana yaremye Adamu na Eva. Noneho Eva akaza guha umugabo we urubuto.
ariko ikintu avugaho muri introduction avuga ukuntu nubwo Eva ari we watanze urubuto, avuga ukuntu nyine twarezwe cyangwa twaremwe mu mubiri w'icyaha. Ufite kuba abashaka kwerekana ko icyaha ni karemano yacu. Ushobora kuba ubizi ko uvuga nabi, ukaba ubizi nyine ko ari icyaha, ibintu nk'ibyo. Anyway, avuga ukuntu bamufashe ku ngufu akiri umwana, umusore wo mu teenager, akaba yaramufashe ku ngufu aramuhohotera. Avugamo ukuntu ubwa mbere umukobwa mugenzi we yamwegera akamubwira ati waretse twajya muri relationship, ibintu byinshi bitandukanye. Reka ndekera aho ngaho nari kubarambira. Nizere ko ukwezi kwa 12 kuzababera ukwezi kw'ibyishimo. Mari igihe ko 2020 yari igoranye kuri twese, ariko tuzashima Imana tugera kuri 31 z'ukwa 12. Imana ikomeze kubarinda rero. Ndabakunda cyane. Uzikane ko ushobora gutanga impano y'ibitabo muri ibi bihe bya Noheli, kandi ibitabo nyine aba ari impano y'ibihe byose. Bye. Naho ubutaha, Imana ibiteho.